Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umuneze, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. nukuri ndagufasha ase nubwo ubona ko mwitaho ntacyo nukuri birani ibisanzwe ntacyo buri munsi rimwe ntabwo ari ibisanzwe ni biki biri kukubaho muri imitwe ndi kubona wahindutse nta kibazo mfite nukuri numvaga ari ibintu byinshi mu mutwe wanyumvishe gira nta kibazo mfite ni ibisanzwe ni ukuri basi uri kubona ari ikibazo mfite kirahari nyine ntacyo maze ni ukuri nta kibazo mfite tugenda kuri amata ujye kungura amata tugenda uri kwigora oya nta kibazo ubu uri kwigora nta kibazo erega mandi kuzufasha inshuti yawe mani mbona se uragira bigenze niba gahunda yakunaniye twahaye ni iki kintu ushaka byo ngabubwiye ababebe n'ababwiye ni benshi ariko rumwe wananiye imana yarananiye byanyabyo urumva ibyo bintu nagenda nkabibwira bose wanjye wanze kuvuga ngo abakobwa bawe ntababuze narakwizeye ngo wakazi sibyo reba ukuntu usigaye usa neza ariko gufata abakobwa babiri ngo ubame mbasore nicyo kintu kiri kukunanira ndi kukubwira umwe yarananiye akunanira gute ni iki kintu gituma akunanira basi ndaje mbikurikirane arabyemera ndabimwenyeza ngiye kuguha amahirwe yanyu nta kibazo sibyo ngiye kuguha amahirwe yanyu mani ngiye bisigaye binanesha ariko nyine ntabwo uri gukina n'amafaranga ngo biguteshe umutwe nta kibazo rwose ndabyemeye ndabikora araza ndamufata ku buryo reki ni ko ari amafaranga abandi uri gukina rero nose ninjye ubuyanze musi ko mba numva umuntu umujinya ako ni gute wirirwana n'abakobwa ukambwira ngo abakobwa bakunaniye ariko ubona ngiye ndi umuntu wo kugenda nkabwira uti ngwino bagahita babyemera ku kanya amafaranga y'abandi uri gukina nawe urayazi nzajya mufata mushukashike ajye muri kantine ni amafaranga mbafite wowe wambaye amafaranga nkabagera muri kantine ukeneye amafaranga angahe ukeneye amafaranga neza 15 ngiye kuguha 20 nimugoroba ni abakobwa babiri kandi uburyo basunamo ntabwo mwiza ndabikora ikibazo yamereza ndabikora ko ntabwo nakuntu nagenda n'uri umutwe gusa ugiye kubwira ababebe ngo bazi bumva babyemera wowe ni amafaranga agiye kubabwira tujya kuzana imikino ntabwo bibyongera tujya kuzana imikino urumva umenye ko abakobwa barimo aha ngaha bose ari abawe ugomba kubakonta uko ubishaka uwo dushatse wese kandi tukamugiraho bitatugoye urumva karega ntabwo bisaba umutwe gusa bisaba n'amafaranga ukeneye amafaranga angahe amafaranga yose wifuza arahari ikibazo ngenda bikubwira ndaza kuyakubwira nusajya kugira ahantu hose urire ahantu ikibazo ndaza kusanga ngiye abakobwa mbakeneye saa moya we basohotse ikigo ariko ugabanye kundakarira rwose ku mwungu ubutumye mwirukana inyuma umenye ko nanjye atari ngiye uri gukina n'amafaranga y'abandi urumva kandi ibintu byo kunyereka ntabwo mbikunda nuse nyine so biteye Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umuneze, I can make you stay, so I can make you stay. mbashaka nawe ngutse
n'ibizima n'ibyo ushaka gukora niba ushaka kumwita nk'umutekano ntabwo ndi bugukubite ibyo bikuzanye ndabizi ntasubye gutwara sheri nese kuba wihebye se nimbikubwira ko kuramfasha ubona yise akwirana ibibazo bya se kandi ntukifatishe nabikubwiye ngo nawe ufite ikibazo nta kibazo cyo kwangwita cyangwa kwanyuzura ngwita nigende oya uyu munsi ntabwo ndi bubikore ahubwo se ko cyaje kwirana ibibazo byawe nta nubwo ushaka umuntu ubibwira yego nakanga kwifata gutya ntabwo ari byiza twambabariye wowe nta kintu uyu munsi ndi bugutware sheri ngambwira ufite ikihe kibazo ntacyo niba nta kibazo ufite ngaho ngo ngutume umuntu ntarunda wavuze kundeba sinacyo bitwaye ngambwira simbamenyereye si byo musanzwe nta kintu uyu munsi turi bugutware sheri urabona aribo turi kumwe wowe wenyine wanjye oya nta kintu nagutwara ahubwo mvuye ngutume ndahaguruka ntabwira ibibazo byinshi mbabarira ibihe bibazo sinakubwiye ngo ntukire ntabwo ushaka umuntu nta kintu ufite ubibwira wamfasha nta kintu ufite wamfasha wowe n'ubundi wo kunkubita kandi ntase ubona ngukubise wabona nawe hariyo twa cyane twa Gihozo umva Gihozo nta kintu uyu munsi ndi bugutware ahubwo mvana ngutume haguruka hanyuma nicaye se ntose uragenda wicaye haguruka ngukine twahaguruka uyu munsi ntacyo turi bugutware cyo tugenda ashaka impinduka meze bite umeze neza uje mu biki se kandi wowe uruhushya rwawe ko wanze kurusinyira neza ugarutse mu biki amatingi hano yinganywe n'ikintu kimwe ikihe kibazo wowe se kandi ukinsubiza ushinzwe iki muri iki kigo se uburyo nyine ndashaka kukubaza ni ikihe kibazo ufitanye na Gihozo hanyuma se mbere yo kujya kumbaza icyo kibazo ushinzwe iki muri iki kigo ku buryo umenya uri inshuti ariko ntabwo uri umuyobozi ku buryo uza kumbaza ibibazo byose none se niba ufite ikibazo ntabwo kigomba gukemurwa n'abayobozi kwanza abayobozi tuba tugomba kumenya ibyacu nawe mwe abanyeshuri mukamenya ibyanyu si ngombwa ko nyine mbwira ufite ikihe kibazo na Gihozo ko buri gihe nsanga ari kurira atameze neza kandi mwumva ari kuvuga animateri animateri ariko animateri uriya mukobwa ko yasaze animateri ngero ura Gihozo ndamuzi nyine nje kukubaza ubundi uwo Gihozo ni Gihozo se ntabwo muzi nageze gushoboka bushya ntabwo muzi sinyamubona muvugana ntabwo muzi azi ubundi ushinzwe iki muri iki kigo kumva ntacyo nshinzwe nyine ariko ndi inshuti ujye witonda rero ntabwo ibintu burimo ntabwo aba ari byo kuko ntabwo nkunda umuntu ugendaho cyane animateri witonde uyu nyine naje kubaza gusa oya ntabwo ari ngombwa ko nguha amakuru hari n'abandi makuru bifiteho nta makuru mbifiteho kubera ko numva atari ngombwa kuvuga kuri ibyo bintu none se nyine nk'umuyobozi uramufasha iki afite ikibazo ikihe kibazo se ntazi nyine nicyo naje kukubaza ntabwo nkizi ntabwo muzi niba ari kuvuga animateri uwo Gihozo ariko se ninde uri kumbwira ko ibyo mubwira nabizi Gihozo nyine wibere Vasili ntawe nzi kandi njye mbabonana ibintu ndi kukubwira ntabwo uri kunyumva ngaho nyine ushaka uburyo tugikemura umuntu buriya ntawe nzi ariko bite byawe ndakemura ibintu ntazi usohokera mu biro ahubwo ugenda ubushize waje unyifungaho umutwe ngo ntabwo wasinye nuze uje hano uruhushya ubwo Gihozo umufashije iki Gihozo umufashe iki ariko Gihozo ndamuzi ibintu uri kumbwira Gihozo ntabwo nzi bite byawe animateri niba ari bya bindi byo yongera ari iryo kangisha ryawe rero nawe rero uzarijyana iwanyu ibihese ndagira iki iryo kangisha ryawe ntabwo nkeneye muri iki kigo cyanjye barakubeshye ntabwo ndi umuntu bapfa gukanga uko banyeye kose kandi wasanga Gihozo nawe baramukiniyeho mukiniraho iki ko ahubwo kuba ushaka kwicukumburishwa amagambo nyine si inshuti yanjye azi urajya gucukumbura ibiki urajya gucukumbura iki ko bitakureba Gihozo afite nyine ntabwo bikureba ushaka mubwiza ukuri animateri kuva utangiye no gutuma amazuru yanjye afungana ava imbere niba ari bya bintu ngiye kuzana bizangiye funda utangiye gutuma afungana genda parufe yanyu abana biki abana bo mu bakire baza kwiga hano amaparufe gayo yirabiro bite se byiza meze neza se cyane fresh ari okay bakwitande se
Rania bakwita Rania bose nanjye banyita Jordan cyane nyine ndi mushyashya muri kino kigo abo benshi nta nubwo turamenyana ariko nabonye turi muri class wiga iki niga hariya muri computer system none se ngenda umuntu nyine ukunda kuderanja abantu cyane sinzi uraza kunyihanganira hari ribi hano mu kigo se ibintu iki kigo ni fresh uko ubibona nabirenze ariko muri kino kigo higamo abakobwa beza pe ego kumwe murababonye se ni ukuri cyane na beza ariko murababonye ariko by'umwihariko wowe mani ufite ukuntu uri mwiza yego ye sinzi byagufasha ni ukubera oya mani iyo umuntu ari mwiza se ukabimubwira hari ikosa uba ukoze nakosa ariko kenshi hari igihe uba ubeshya oya nese kuki wumva mfite impamvu yo kukubeshya ariko nibyo iyo umuntu ari mushyashya abona abantu bose ari beza oya ni ukuri mani nyine iyo umuntu ari mushya ahubwo avugisha ukuri kuko aba ubona ko umuntu ari mwiza suzi ko iyo uri mushyashya uba ubona nta muntu mubi uhari abantu bose ni beza ariko buriya ntiyashira iminsi uzatangira ubona utudefu twabo uvuga ati ngo giteye nabi ni byinshi nyine tu noze wapi ni ukuri kandi ibintu mubwiye ni kugenda iseriye sina wakemera ko nkigira muri kino kizu ureba mpamaze ibyumweru 2 ariko mani njye maze igihe mureba waboyemo iki nakubonyemo icyo nkubwiye right now mani uri mwiza pe urakoze kandi wumve ko ntubifate nko kukubeshya nta mpamvu ufite yo kukubeshya umuntu mushyashya avugisha ukuri ntabwo nyine ngo umuntu mushyashya ibintu abonye n'ubundi abona ibintu byiza gusa yakigera ariko wowe numara igihe uzahita utangira kubona ukuri iki kigo se kibamo entertainment yego kibamo ufitiye impano se ufitiye impano njyewe ubusanzwe nkunda kuririmba tu ngaho namo mwana nkunda abahungu bazi kuririmba mwana nibyo si wumva bibaye mabi ngaho namwe akarongo nyine numva ukunda abahungu bazi kuririmba njye se nusanga ntabyo nzi wenyine kandi wavuze ko urabikunda kandi urabizi ndabikunda ariko sinzi nimba mbizi ntabyo uzi se ngaho uririmba nta bindi ndabuza ko bwati ni byiza cyangwa ni bibi bazi kumbwira ngo ni byiza hari indirimbo njya nkunda gutura aba crush banjye iririmbe mbwira icyo ushaka nzaguha yo ma sunshine wowe gusa hani ndaguprefera call me darling mitemagera uri mwiza bidasanzwe watumye abandi nkatira no problem ntuzagira my reason to live I got your love don't tell me sorry bituma ngira isoni zawe komeza umbwire story nkureba mu mboni zawe kuko uri mwiza uri mwiza nukuri kugukunda ni byiza wowe mukobwa nabonye uruta beza bose byaza mwana uranyemera ntabwo nanzi ko uzi kuririmba mwana ntabwo mbizi n'ubundi ndacyari umuntu uri kwiga tu wapi mwana ufite impano biri seriye mwana noneho nshaka umuntu nazajya ndeba mu maso ukumva nkumva nyine imirongo iraje guhita nandika indirimbo mwana ayo magambo ni ay'abaririmbyi nyine abantu baririmba bagira utwo tugambo oya nta tugambo ahubwo mu dutuma wifitiye ngo ushaka kureba umuntu se niwe utuma ubona amagambo hari umuntu ureba uri kumureba ugahita uvuga ati kabisa watuma nandika indirimbo ya danje nzakwereka abakobwa baza hano uzajya ureba ugatubwira ati cyaza tubona imyandiko vuba none se wabwirwa n'iki uwatumye nandika iyo ngiyo ubwiye sitari nawe ndashaka kuzayumva uzayimbwira ryari oya waretse nkayikubwira none byagenze wandikiwe muri kino kigo se nayanditse umunsi w'ejo ubwo wari uri muri classe urabeshya ariko uzi impamvu nuko ukiri mushyashya mwana wapi
mani njyewe nkigera muri kino kigo niwe muntu wa mbere na crashinze. Njye watumye uririmba iyo ndirimbo se? Ni wowe watumye nandika iyi ndirimbo. Cyose ko nakunda abahungu. Ntabwo ukunda abahungu, ukunda abakobwa se? Oya. Nyine abakobwa noneho abahungu bagiye utugambo nk'utu twawe. Batinya ko banumva nazi. Ubwo nyine uruzire abahungu bose yari bashyashya baza kwigishwa nguri mwiza ngibiki. Hashira iminsi ukabona agatangira kuvuga sha mu bandi bajya mu karaga ko gamanga rero nagakunze ngo nkiza ariko nasanze api. Waguha igihe cyo wifuza nyine kugira ngo basi byibuza ubashe kurealizinga yuko mbikubwiye ndi seriye. Nari Uje nyine dushobora gushaka ukuntu tumuganiriza tukamubaza ikibazo kiri tukaba twamenya n'uburyo tubikora nyine tukanya tukamuga ngo ngaho tugura ikibazo ufite ngaho mbwira nawe ukuntu wagiye hari n'ukuntu wamwinjira nyine gahoro gahoro akakikubwiye akakubwira ibisimani niba se muri kumwe akanga kubikubwira gute wumva ko ubu ngubu azabitubwira isimani nawe ibaze ese tumute gutyo mwe tumureke shadera sinyuma mugende ukuma nta mbaraga numva nyene ndikumva nta bitekerezaho nawe rero wakenera ubufasha nyene nawe ukenera pe ndi kubyumva ariko nabukira mu gihe nabusabye oya mwana ese niba yabuze uburyo abisabamo ubwo nyine byasaba kumwegera cyane ariko ngende ukumva bitanandeba mwana dushatse twareba ukuntu tubikoramo nzabitekereza ariko rega cyane materi n'igihese uzi ntabwo kimenyereye nyine cyane materi n'igihese njya mbona umukobwa rwose kigenda kibwikwegesha ariko n'abakobwa mama nabo bishaka oya mwana sambwa ko Gihozo abishaka yiga Gihozo yararenganye umwana yarenganye mu kigo ubundi se ko mbona Gihozo ameze nk'umuntu banga ikigo cyose gute nawe ugiye kumugira kumuta gutyo ngo nuko abantu ntago namuta gutyo ikibazo rega ngiye mba nkunda kureba ibintu bindeba mani ntabwo ari kuvuga ngo ni ukwiyuruza urebe ibintu bitakureba ni ukugerageza gufasha mugenzi wawe aho ujye wubeza ko dushobora no kubyinjiramo natwe bikatugira ingaruka nyine ariko twagerageje tukareba ikivamo nyuma shadera ibintu uri kubinshiramo ariko ntabwo biranjyamo neza ranigerageza ubitekerezeho kabiri ni ukuri hari igihe dushobora kugira ikintu tubikoraho nyamara bigenze neza si ibintu nimbijyamo sinzirukanwa mani ntabwo tuzirukanwa kandi urabizi ukuntu umera ameze urabizi ukuntu mama ameze nyine njye wanjye nawe woroshye uwanjye nanjye ntabwo yoroshye niba uzi ko atoroshye se kuki uri gushaka ko twinjira muri bino bintu mani nyine yego ariko se reba nawe ukuntu ameze ubu hagiye gukurikira ikindi kintu rero tugiye gutekereza dutangiye dutekereza ukuntu tugiye kubigenza ngende kumva twareba bituma mani tugerageze turebe nta n'uwamenya ikivuyemo nyuma nta n'inyungu birimo nta zirimo yego ariko Gihozo ziramufitiye mani inyungu bitekerezeho nyine reka mubwire reka njye kubitekereza ariko bizava kure ariko nyine reka njye kubitekerezaho tuzashaka ibizadusaba inzira nyinshi uriya mwana ntakunda kuvuga kugira ngo uzatume avuga n'ibintu byiwe bizatuvuna dera nawe urabizi bino bintu tugiyemo biragoye nyine biragoye nta byoroshye ariko nawe twashaka ukuntu tubigenza nyine ubwo tuzabitekerezaho ntabwo mbizi meze bite se meze bite wowe umeze neza ntabwo meze neza urumva ari sawa se nase cyagiye wahise ukora iki ko nabonye uhaguruka ugenda ni materi nk'amubwire wanyangirije ubuzima urabizi n'udashaka ikintu gikorwa kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze bumere neza sinzi rwose ntabwo nzi ukuntu bizagenda kandi ushaka ikintu gikorwa neza mu nzira nziza kitafekita ubuzima bwanjye na none ndashaka impinduka so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka ubuzima burarya umutima ntutuza ndashaka impinduka ngo mbone bucya amarira arashoka ibitotsi simbibona nanjye umutima
urababaye ndashaka impinduka ndashaka